Njye ndi Esther niyo mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru ngufi yitwa urwo ngukunda. Iyi nkuru irimo abakina nkuru babiri bakuru. Abo nta bandi ni uwitwa Aisha n'uwitwa Ryan. Ushobora kwibaza utese urukundo nyakuri ruracyabaho? Uraza kumenya igisubizo. Gusa mbere yuko dutangira, wowe dukurikiye banza ukore share, subscribe, ukane no kukazogera kugira ngo nitujya dushyira ikiganiro ujye tukibona. Reka dutangire. Iyi nkuru itangirira muri coffee shop. Aha niho Ryan yari yicaye. Yari atuje arimo yiyumvira akazi kigatuje, arimo yinywera agakawa bisanzwe. Aisha yaje guturuka hirya gato kuri reception amaze kwaka icyo kunywa. Nawe yari yasikawa, ariko mu munaniro mwinshi, stress nyinshi n'agahinda kenshi yari avanye ku muhungu bakundanaga. Yari asanze arimo kumuca inyuma, akabisangira mu buriri akabirebesha amaso. Byatumye mu kuza muri coffee shop yaka ikawa, ubundi arasitara ayimena kuri Ryan. Aisha ntibyamworoheye, yahise yumva mwaye, ndetse atangira kwegera Ryan arimo musaba imbabazi, amubwira uti mbabarira sinabishakaga, nukuri ihangane. Ryan yari yambaye agashati keza k'umweru ndetse n'agatisi k'umukara, yatebeje n'agakweto keza cyane. Aisha rero mu kumumena ikawa ku ishati y'umweru, Ryan nyine yabuze icyo akora, gusa aramureba aramusekera aramubwira ati humura wigira ubwoba, ni ibisanzwe umuntu wari wese yasitara, tuza rwose shira impumu. Aisha yahise yumva agatima gasibiye impembero, aratuza areba Ryan mu maso, abona ari umugabo udasanzwe. N'igihunga cyinshi, ubwoba, kudatuza, agahinda yari avanye kuri wa mukunzi yari asanze ari kumuca inyuma. Mu kureba Ryan mu maso yumvise atuje, basaruhutsemo gakeya. Yamusabye niba bakicarana ku meza imwe niba ntacyo bitwaye. Ryan yaramwemereye, baricarana baraganira. Bakiri aho ngaho, Ryan yatangiye kubaza Aisha amakuru, amubaza n'ikibazo afite gituma atari kureba ngo arebe aho agiye n'aho ava. Aisha yamubwiye ko ahungabanya cyane ndetse avuye ahantu byahurira nabyo bitoroshye, ariko yirinda guhita bimubwira byose. Ryan yaramuturishije, bakomeza kuganira. Gusa bakiri aho, telefone ya Ryan yarasonnye. Mu gusona arayitaba. Mu kuyitaba yahise agaragara nk'umuntu uhangayitse cyane. Nuko asezera kuri Aisha amubwira ko bazasubira, ko hari umuntu umushaka cyane byihutirwa. Ryan yarasohotse muri coffee shop. Mu gusohoka ariko, Aisha yagumye kumukurikiza amaso, abona umusore mwiza bidasanzwe. Yaramubonye yumva aramukunze. Ariko Ryan mu kugera hanze yibutse ko agiye atatse nimero ya telefone Aisha. Agaruka yiruka cyane, mu gihe Aisha yaratangiye guhangayika yibaza niba bazongera kubonana, ukuntu agiye bataranaganira neza. Gusa Ryan yahise agaruka yihuta cyane, amubwira ko nubwo hari umuntu umushaka byihutirwa ariko atagenda atamwatse nimero. Aisha yaramurebye aramwenyura ati nta kibazo rwose, akira telefone yanjye zishyiremo. Ryan arazandika, Aisha nawe arazisevinga, ibintu bigenda neza. Bakiri aho hahise haza umudamu abatunguye cyane, arinjira. Uwo mugore yari umugore mwiza cyane w'ikizungerezi. Yahise yinjira basanga aho bari kuganirira. Uwo mugore wakibaza ngo yari inde. Yaraje arabegera, atangira kureba Ryan, amureba atamureba neza, atamwishimiye. Aramubwira uti ndagushaka, igihe naguhamagariye kuki utaje ngo nkubwire. Ryan yaramubwiye uti ntiwakihangana ngo mbanze mvugane n'uyu muntu. Ubwo Ryan yangaga ko Aisha yababara. Yarebaga Aisha mu maso akumva amugirira impuhwe. Uwo mugore rero ntiyamworoheye, yanze kuhava, azunguza umutwe amubwira ko atagomba kuhava, agomba kuza akamubwira icyo amushakira. Ryan yabwiye Aisha kwihangana, amusaba kwihangana akamutegereza. Barasohotse n'uwo mugore, Aisha bakurikiza amaso, ari nako yirebera ubwiza bwa Ryan. Yari umusore ushinguye, ufite amatuza ndetse mwiza cyane mu maso, yari handsome. Baragiye baraganira, ariko Aisha bitegereza, abona barasa n'abatongana, ndetse abona Ryan arahangayitse cyane. Aisha yibaza uko bimeze, ariko ntacyo yari afite abikoraho. Baravuganye umwanya utari muto, ariko nyine banatongana, ubona ari abantu rwose bafitanye ibibazo bikomeye. Mu gutongana, Ryan yacitse intege,
mu gucika intege asa n'unaniwe cyane kuko bari batunganya umwanya. Ryan yasezeye kuri uwo mugore agaruka kuvugana na Aisha. Mu kuza amubwira kwihangana, aramubwira ati Aisha nyihanganira rwose, uriya mugore araturogoye. Aisha nawe aramubwira ati nta kibazo, ariko nyine yabivugaga asa n'utishimye yibaza ikijya mbere bikamuyobera. Ryan yatangiye kubaza Aisha niba yazamwemerera bakajyana kuri date bakazasangira iby'umugoroba. Mu gihe Aisha atarasubiza, telefone ya Ryan yarongeye irasona. Abwira Aisha ko agomba kuyitaho uko byagenda kose kuko ari umuntu wo mu muryango umuhamagaye kandi bafite ibintu by'ingenzi bagiye kujya gukemurayo. Aisha yaratunguwe cyane, yibaza niba abahungu bose bagira akavuyo, yibaza niba azajya abona abantu bose bahora birukanka bari mu kavuyo gusa batazi icyo bashaka. Mu kureba Ryan mu maso, Aisha yaramubwiye ati nta kibazo, ariko ayimubwira asa n'uri kurenzaho. Yari yamaze kubona ko Ryan atari umuntu utuje. Ryan yamusezeyeho aragenda amubwira ko ari buze kumuhamagara. Igitangaje Aisha nayo akawa ntiyayinyweye, yarahagurutse arigendera. Gusa mu gutaha Ryan yaje kumuhamagara. Mu kumuhamagara amusaba ko yamwihanganira ku byabaye, amubwira ko mu busanzwe ari umusore utuje ndetse w'umutima, adahubagurika cyangwa se ngo ahindagure amagahunda n'ibiganiro. Aisha byibura yapfuye kumva afite icyizere ndetse agarukamo ka murare. Mu kugera mu rugo, Ryan yahamagaye Aisha kuri telefone amusaba ko bidatinze ku mugoroba ukurikiyeho byibura bazahura bagasangira iby'umugoroba. Gusa Aisha yibazaga niba nyuma y'ibyo amaze kunyuramo byose yakongerera kwemerera umuhungu ko bajyana kuri date cyangwa se basohokana. Nta gisubizo nyakuri yari afite muri we. Gusa yahaye Ryan amahirwe, aramubwira uti nta kibazo twasohokana. Kuva icyo gihe Aisha yatangiye kujya yegera imyenda itandukanye umunsi wose yawumaze arimo ategura imyenda azambara kuri iyo date. Yagiye yambaye neza cyane. Mu kugera kuri resitora aho bari buhurire, yasanze Ryan yahageze. Umusore mwiza cyane w'amatuza wari wambaye ikoti ryiza cyane, icyo gihe arimo agaragara neza cyane. Mbese Ryan mu yandi magambo yari umuhungu w'inzozi za Aisha. Yaramwakiriye ndetse bagirana ikiganiro cyiza cyane, baganira ku hahise habo, baganira kuri buri kimwe cyose bumvaga ari ngombwa ko bamenya. Aisha yatangiye kumva arambukiwe ndetse atangiye kumenya birambuye Ryan. Ukuntu Aisha yumvaga nkaho ari ubwa mbere akundanye, kuko nibwo yari abonye umuntu bahuza n'inzozi ze, ariko nanone afite ubwoba n'ibikomere yakuye mu rukundo yari avuyemo. Ubuzima bwaje gukomeza. Mu gukomeza, Ryan yagumye kwereka Aisha urukundo rudasanzwe, ndetse bose no kubeshya bari bakunze. Aba bombi rero bagumye gukundana karahava, bakajya bajyana ahantu hatandukanye, mu birori bitandukanye, mu maresitora mashyashya, kugerageza ibiryo bishyashya. Mbese baramenyana karahava, buri wese amenya icyo undi akunda n'icyo undi yanga. Umunsi umwe rero bagiye mu kirori, barimo kurya ibintu bishyushye, uturirimbo turi romantike twiza, barimo kumva rwose banezerewe. Ryan yarahagurutse. Mu guhaguruka yari afite akantu kameze nk'akabogisi. Ako kabogisi gatoya kari karimo impeta nziza cyane. Yarahagurutse asaba Aisha, aramubaza ati Aisha, wanyemerera ukambera umukunzi, wanyemerera ukambera girlfriend? Aisha mu bineza byinshi yaramusubiza ati yego, inshuro zirenze ibihumbi nakemera kukubera girlfriend. Ryan yarishimye cyane, bafungura amashampanye karahava, ikirori kirataha. Aisha yatashye yishimye bidasanzwe. Ikirori gisoje, Ryan yaramuherekeje amugeza ku muryango w'iwabo aho Aisha yabaga. Ahageze basezeranyeho, Aisha aramusomagura karahava, ubundi yinjira mu nzu. Urukundo rwabo rukomeza kuryoha. Bakomeje gutembera, amujyana ahantu hatandukanye ndetse bajya no ku mucanga ku nyanja. Aba bombi batangiye no gusura imiryango. Aisha asura umuryango wa Ryan, Ryan nawe asura umuryango wa Aisha. Imiryango iramenyana. Aisha yishimira uburyo umuryango wa Ryan ari umuryango mwiza ufite urukundo ndetse bita ku bantu bidasanzwe. Ryan nawe ashimishwa n'uburyo umuryango wa Aisha bubaha abantu cyane ndetse bakunda na couple yabo bidasanzwe. Nyuma y'uko imiryango imenyane, Ryan yiyemeje kuzapropose Aisha, akamupropose akamusaba niba yazamubera umugore. Aba bombi bari mu rukundo ruri hot cyangwa se rushyushye cyane.
buri wese yishimiye undi, mbese uko buri kimwe cyose cyabaga buri wese yabonaga ko yabonye uw'inzozi ze, uwo bazabana akaramata. Reka nkwibutse ko Ryan yari mwiza cyane, yari umusore muremure ushinguye w'igikwerere w'intarumikwa. Aisha nawe yari umukobwa mwiza cyane, mwiza ariko aba bombi rero babonye ko ari bo bari bategerezanyije. Nuko Ryan yaje kujyana Aisha ku nzu ndende cyane yari mu mujyi, yari izwi cyane. Mu kuhamujyana yari yateguye kumuporopoza. Iyo nzu yari inzu iri ahirengeye cyane ku buryo iyo wayihagararagaho wabonaga umujyi wose uburyo ucana, ukabona ahantu hose, mbese hari ahantu hameze nko muri paradizo. Ryan kuhamujyana yarapfukamye gake gake, amanuka gake gake areba Aisha mu maso ubwiza bwe, amira amazi yishimye cyane, amubwira utugambo twiza, amubwira uburyo ari we mugore ubaho ku isi, ari we wabonye wamunyuze kuva yabaho. Maze mu kumanuka gake gake amureba mu maso aramubwira uti, will you marry me? Aisha, ese wanyemerera ukambera umugore? Aisha ati cyane rwose, ati nzabivuga kugeza gupfa kwanjye, cyane rwose nemeye kuzakubera umugore kugeza mpfuye. Abari aho bakomye amashyi, abacurangaga, abari aho baje gusohoka bisanzwe, bose babahaye amashyi menshi cyane bishimira icyo kirori. Mu gihe Aisha ari guhagurutsa Ryan wari umaze kumwambika impeta arimo amuhobera, haje umukobwa witwaga Sara. Uyu Sara reka nkwibutse ni wa mugore wabasanze muri coffee shop arimo atongana cyane na Ryan. Yahise yinjira n'umujinya mwinshi, abwira Ryan ati mva nkubwire, ibyo urimo byose ni ubusa, njyewe ndagira nkubwire ko ngutwitiye, nkwita umwana wawe kandi umwana wawe afite agaciro kurusha ibyo byose. Aisha yabuze hari igitira neza neza, ibyari ibyishimo bihinduka amarira n'agahinda. Aisha yahise yumva nk'umuntu ugambaniwe burundu, atangira kwibaza niba ataribeshye kuri Ryan akamukunda, akamwizera, akamufata nk'umugabo we, akamwemerera kuzamubera umugore akaramata. Kombe yamucaga inyuma na Sara, ariko Ryan yarahagaze aratsemba neza arahakana, abihakanira kuravuga ko atakora iryo kosa ryo guca inyuma Aisha. Ariko Aisha ntiyabyizeye, yahise yumva asa neza nk'ugambaniwe. Ryan yasabye Aisha kumwihanganira, amubwira ko Sara abeshya, amusaba kutamwizera, amubwira ko azajya gupimisha umwana mu gihe azavuka, bagakora icyo bita ADN. Sara yibajije niba agomba kwizera Ryan kuri iyi nshuro, ariko mu marira menshi n'agahinda kenshi nta kindi gisubizo yari afite kuko yaramukundaga cyane. Yarategereje, umwana aravuka, ubundi bakora ibizamini basanga umwana si uwa Ryan, basanga Sara yarabeshyaga. Aisha yarishimye cyane, nayo arishima. Ryan arahirira Aisha ko mu buzima yamubonye amukeneye kandi katazigera amubabaza amuca inyuma. Aisha nawe amubwira ko amwizeye kandi ko ibyabaye kandi ko nta kizamusubiza inyuma. Amubwira kandi ko ibyo byose bagomba kubinyuramo nyine nk'abantu bakundana, bashimira Imana ko batahise bahubuka ngo batandukane. Aba bombi rero baje kubana, ndetse ubukwe bwabo ngo bwaragatangaza. Amahanga yose, imihana yose, imihanda yose yamenye iby'inkuru yabo, ndetse uwitwa Sara araseba cyane. Abantu bose baramumwaza bibaza uburyo cyaragiye kwica ubukwe bw'abandi. Ariko aba bombi bagize urugo rwiza cyane, ndetse babanye akaramata. Aba bombi bagize urugo rwiza cyane, urukundo rwabo barugize intwaro. Aba bombi barabanye karahava, babana akaramata, urukundo rubabera impamba. Iyi nkuru yitwa Urwo Ngukunda. Nge nitwa Esther niyo Mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.